undi ijambo ry'Imana rivuga ko umuhanuzi yemerwa ruko ibyahano bisohoye. Yego. Rero ab'Imana yinshishamo ibyabo bamwe bagenda gutera kuraje buntu busanzwe uzi ko ari Imana iri muri bo. Usanzwe uzi ko ari Imana igukoresha. Rero niba ivuganye nawe ibintu kizagira runaka ibi kabikora uyu ibi kabikora ibidashoboka ukabona birashobotse, indwara zidakira ukabona zirakize, ukabona wari warabuze amahoro arayagize, bikwizeza nyine bigutera kuraje yo gukomeza urugendo. Ugakomeza urugendo ugahatana. Yego. Hari ikintu kirimo cyakuvunya Imana igwaye impano izo ngizo zidasanzwe z'abantu zitagirwa n'abantu ba buri wese, dore nkanjye ntazo mfite. Ejo hari umumama wamamagaye arambaza ati se wabonye ibukanda ntabwo nkwibuka, aranyibwira arambwira ati nigeze kuza gusenga maze imyaka 8 ati ntabwo warunzi nanjye ntabwo nari nkuzi n'ubwa mbere ariko nari nyimaze na rubyaro ngira mfata uruhinja urarumekesha urambwira ngo n'ubwa nyuma ati ariko kandi niwo muhanuzi wa mbere na nyuma wongeye kumanurira kuva icyo gihe navyo wawe nta nundi bano songe kugira iryo yereko ngo nshaka nimero ngo nguhamagare ndakubura ariko ejo bundi narabyaye. Icyatumye rero nibaza ati ne narabuze ibyiringiro ati muri bya bihe nabonaga bidashoboka, nari nzi ko byanarangiye, Imana narangije kwibwira ngo na rubanza dufitanye nutanabikora nta kibazo. Urabyumva? Jackie, hari igihe wasenga isengesho kumva ryanze kurenga platform y'inzu murimo? Hari umama dusenga naravuze ngo iyo Mana bavuga niyo yaba nayo ariko irahari ariko nyine n'urugero yaratanze arabangu hari ibyo nazicuza kuba n'ubundi narakoreye Satani cyane aragiye hanze. Aho ngaho tugiye kubitindaho twa turi gufata Imana nk'inyanege nkeya cyane binakabije. Dusanzwe tuzi ko yahumuye impumyi, ziramumye nagiye byasabye sako kanya none gukize yakoze icyo gihe n'uyu munsi takora kandi yaravuze ngo ndagiye mbasagiye umwuka wera ngo kandi muri mwisi muzakora ibitangaza birenze ibyo nakoze. None niba arahumuraga impumyi ibiragi bikavuga ibirema bikagenda gutese umutwe utataha ukize kandi bakizera ko ari Imana. Imana irakora. Unyumvise nawe ukeneye kuba umugabo ugahamya Imana ukayihamya muri izo ntambara urimo, yego nubwo bikomeye, nubwo uri mu gikombe cy'ishidikanya Imana ukabona bitagishobotse nta nzira naho byaca ntabwo bizakunda, nubwo amajwi yabaye menshi ngo byararangiye. Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus muri kubona umuntu dukumburanye. Ndabasuje hose mwameherereye, mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasushikana mubwira ko makunda cyane bive ku mutima. N'amakunda cyane bive ku mutima, sinakwicarana n'uyu muntu muri kubona imbere za kamera za Gonareke. N'umuntu twadukumbuye atuye mu karere ka Musanze, niho uba ari ni hatuye ni habarizwa, twaje kumusura iwe mu rugo, nibwo bwa mbere aje kuri Gonareke Plus, araza kubibwira birambuye ariko ngenda muzi. N'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi w'Imana, n'umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Jackie, karame ndakwakire kuri Gonareke Plus. Murakoze cyane. Yikoresha ka microphone neza. Hanyuma umeze ute? Meze neza. Tutaratangira ikiganiro cacu neza kwangunze kuvuga ibyo mbona ibingaragarira neza, ndagira ngo ngusabe ubanze udushyira imbere y'Imana. Turagushimye Mwami Yesu, turaguhimbaje wabwa icyubahiro. Amen. Wabanye natwe uraturinda. Ni kenshi twagambiriye kuzana ibyakunda ariko wabishimye wabwa icyubahiro. Mbere ya byose imitima ikurikije ijambo ryawe ubanze uyeze, abagiye kuvuga ijambo ryawe ubaha imbabazi zawe zitubeho. Tukuraritse muri iki kiganiro uzubane natwe, naba ari twebwe umwuka wera ganze, kandi biravugirwa hano bibe byo kubaka imitima ndetse bihindure mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri, ineza yawe igaragare. Tugwaye karibu Imana Data, Imana umwuka wera, ngwino uganze kandi utwiyoborere mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nonge kuko ikaze na karibu hano kuri Gonareke Plus. Umeze ute? Meze neza. Uragaragara neza mu bigaragara. Murakoze cyane. Jackie, wambaye neza no kuri kw'Imana, reka mbivuge wambaye neza pe, uri umukozi w'Imana wambaye neza. Yego urakoze. Derukana
utajya wema kwambara gutyo turaza kubivugaho kenshi hanyuma reka ntume cyangwa se nemere ko wibwira abantu mu buryo burambuye kugira ngo abakurikiye bwa mbere kuri Rwanda Like Plus yego harimo abakuzi bagiye bakubona ahandi ariko uyu munsi bwa mbere tukuzanye kuri Rwanda Like Plus nagira ngo bibwire birambuye ni karibu. Murakoze. Amazina ni Nyiramugisha Jacqueline ndi umubyeyi ubu ngubu merukana na bamwe ndi umukobwa ariko uyu munsi nabaye umudamu ubu ndi umubyeyi. Turashima Imana ndi umukristo mu itorero rya ADPR ubusanzwe ndi umukobwa ubwo nari wo muri paruwasi ya Bukane ubu ndi uwo muri paruwasi ya Kicukiro. Yego. Kutatweretse bya bindi gutya bya bindi gira gutya turebe igihe ngiye naheruka kuganira nawe icyo gihe twari turi kuganira ugiye gukora ubukwe. Yego. Ubukwe ntanatashye byarambabaje cyane bitewe n'ikibazo cy'uburwayi nahise mpura nacyo ariko Imana yabigenje neza uyu munsi twongeye kwiyemera ko twanga kuganira. Yego. Hanyuma umeze ute mu buzima busanzwe mu buryo bw'umwuka? Meze neza ndashima Imana. Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Imana iracyakora. Jackie nkawe nk'umuhanuzi ari igihe mpita nkubaza kino kibazo nkavuga ati nk'abantu baba barahanuriye kenshi abantu baba barahanuriye ibintu byabo bigeze bisubizwa. Hari ibyo umenya hari n'ibyo utamenya ariko ubundi nk'abantu baba barakorewe Imana ibaragiriye neza gutyo niwe wakagombye ko kuvuga ati byarabaye ariko dufite benshi Imana yagiriye neza mukandi nabo bazadukurikira bashobora kuzabivuga muri komenti ariko Imana yacu irakora. Urumva muri iyi minsi ngo biragoranye cyane ngo kumenya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ikinyoma ariko ko twakoranye abantu bakagenda bagukunda mu bihe bigiye bitandukanye mbagira ngo twibarize ati se koko amasezerano Imana yahaye abantu igucishijemo kuko yagiye asohora. Ubundi sinzi impamvu kereka umuntu ahari afite izindi nyungu agamije kuza ukuvuga ko Imana ivuze itavuze numva nta nyungu zirimo kereka niba bafite ahandi bahemberwa ariko Imana irakora. Yego. Jackie kweki muri iyi minsi abantu basigaye baratakaje Imana icyizere bakavuga ati Imana ntikora bagafata ibitangaza by'Imana bakabitwira Satani. Wowe umvise nk'icyo kintu ucyumva ute? Ubundi iyo umuntu udatangiye kumwizera n'ubundi nimugumana hari igihe muba mufitanye ikindi harimo agatotsi nyine none ntiwakorera Imana utizera. Iyo utayizera n'ibyo ikoze ntabwo ubyizera. Yego hariho izindi mbaraga cy'abandi bantu bakorera Satani ariko wowe unkurikiranye upfa kubuza ko wizera Imana ibyo birahagije. Upfa kuba warasobanukiwe iyo usenga iyo ukorera muri makeya utitaye ku yo runaka akorera wowe ubwa upfa kubuza Imana usenga. Ndumva umuntu yakwita we n'Imana ye uko babanye kuruta uko yakwita ku bana. Sinzi ukuntu abantu batusigaye dufata ikintu dusigaye tuvuga nk'ubu wenda Imana nibije ukazana nk'umurwayi mu rusengero umukozi w'Imana akamusenga agahera ko akira agatavuga ati ngiye meze neza nakize rwose naje ndwaye ndakira abantu bagatangira kuvuga ati razasimbaraga yakoresheje abwo afite ahandi akora imbaraga. Aho ngaho tugiye kubitindaho twa turi gufata Imana nk'inyanege nkeya cyane binakabije. Dusanzwe tuzi ko yahumuye impumyi ziramumye nta gihe byasabye sako kanya none gukize yakoze icyo gihe n'uyu munsi takora kandi yaravuze ngo ndagiye mbasagiye umwuka wera ngo kandi muri mwisi muzakora ibitangaza birenze ibyo nakoze. None niba arahumuraga impumyi ibiragi bikavuga ibirema bikagenda gute se umutwe utataha ukize kandi bakizera ko ari Imana. Imana irakora. Hari umuhanuzi umwe twigeze kuganira arangije arambwira ati nkurikije kuntu Imana ikora n'ukuntu Imana ikora mu bintu byayo ngo kandi kugira ngo izina ryawe ritukwe cyangwa se risebe ngo ashobora kuza kugusengera ngo utizeye wakakwizere kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Hari ijambo nasomye turaho rirambwira ngo nubwo mutizera nzahura ndi uwo kwizerwa ngo kandi sinzivuguruza ku ijambo navuze. Bivuze ngo Imana ijya kukubwira ngo nzakora iki Imana niyo yabivuze utayibajije izakora kuko yagambiriye kuzabikora. Uri kwemenya n'uwo muntu uvuga ati ngiye nje kugusenga sanga utize nawe utakwizera bipfa kuba byaravuye mu kanwa k'Imana ari Imana ivuze. Imana irinda ijambo ryayo ikaririndira mu wo yaribwiye mpaka irisohoje. Wowe ubundi ko no kwizera kw'abana ari gukeya kandi ijya kuvugana nawe izi ko n'ubundi nta kwizera ugira.
abantu twizera ako kanya. ubwo bivuze ngo nawe umuntu icyakora nanone umuntu wizera yongera kwizera byabaye, yizera kibyumva cyaka bishidikanyaho, ariko iyo byabaye nibwo yizera ko ari Imana ibikoze. hari umwana w'umukobwa twaganiriye ku Gisenyi navuze ati bantu b'Imana, abantu mujya gusengesha nimukajya mukunda kubwira abahanuzi ibyifuzo byanyu kugira ngo umenye ko Imana yavuganye nawe neza, nuza gusenga Imana wayeretse icyifuzo cyawe, kuko uva mu rugo ufite icyifuzo Imana yihita ikibono kiva mu rugo. Ubundi ikintu cyiza kiriho abantu bareke gusenga nk'abaraguza. Nk'abantu mwe si buri genga Imana ivugire mu kanwa k'abahanuzi, yakora itavuze, yavuga nibyo. Niyo mpamvu bari kuba bibesha hari simbizi. Icyo ukeneye ni uko baguhanurira, byasohora bitasohora, icyo ukeneye ni uko bagira ute baguhanurira. Rero ikintu cyiza kiriho, tubanze twizere nyiri bitangaza, tureke kwizera ibitangaza gusa, twizere nyiri bitangaza ariwe Kristo. Naba muri wowe azabikora batarinze banahanura. Kandi ikindi nibyo nigeze kubabwira kuri Gonarike, narababwiye ngo ntabwo Imana ikora kuko bahanuye. Guhanura ni ukumenyeshwa ibiriho, ariko batanabihanuye izakora. izakora ntabwo bijyaho kuko babihanuye. Umukobwa yarakomeje avuga ngo kugira ngo umenye ko Imana yavuganye nawe nuko ujya gusenga Imana igakomoza ku kibazo wari ufite, nta muntu n'umwe yigeze icyiza. Yego nibyo, ariko bivuga ko n'abapfumu nabo babimenya kandi utabibabwiye, ndetse nabo bandi tuvuga bakorera Satani bazanabiguhishurira. Satani amenya ahantu uzakenyukira kandi agushaka ntiyakubura. Uretse Imana itwimana, naho kubivuga no kutabivuga n'ubundi bazabimenya, kuko izo mbaraga zizabaha ubushobozi bwo kumenya ko ari mu mutima wawe. Ahubwo se wowe wizeye iki? Wizeye izo mbaraga ziri muri bo cyangwa wizeye Kristo wowe wamenye? Ijambo ry'Imana rigeze ngo Yesu igeze kubwira abigishwa, aravuga ngo nimwumva ngo ibunaka ngo hari Imana nimuzajyeyo, nibavuga ngo iri raruguru iri mu misozi runaka nimuzajyeyo. Mbese abantu bagabanya ibintu by'ihururu, guhurura cyane abantu babireke, mwige no gusenga. Yego Imana irakora tunarayizera, ariko harimo ibintu utapfa kumenya ibyari byo muri iyo minsi. Jackie, hari igihe wasenga isengesho ukumva ryanze kurenga platform y'inzu murimo? Ubundi igihe cyose cy'umukristo agira ibihe bibiri, igihe cy'ubugwe n'igihe cy'ububyutse. Igihe cy'ubugwe n'igihe cy'ububyutse. Hari igihe wumva nyine iyo biterura isengesho kumva nta hantu biterwa n'ibihurimo. Nanone hari igihe uba ufite ibitsikamiye umutima ugasenga ugashidikanya, cyangwa Imana yanaryumvise wowe ariko ukayishivuga yaba yabyumvise, ariko Imana n'ayamabanga mu mutima naho utavuga Imana irayamenya. we ibyo bihe birakugeraho? Ibyo bihe hari igihe byambayeho. Byagenze ute? Ubwirwe n'ibanga impamvu ngo bajije urabona iyo turi hano hari abantu bafite ikibazo nk'icyo agasenga kumva isengesho ntagera ntirikomeza ntirigira ute. Ubundi isengesho ridakunda kugenda n'amasengesho abiri, isengesho ririmo icyaha n'isengesho nanone ririmo ufite nk'ibibazo. N'ubundi mubiri muzima, roho nzima mubiri muzima, sibyo? Iyo umutima utishimye akenshi ubura n'ibyo uvuga. aho ngaho ubwo busabwa gukora iki? Bisaba gusenga no gusaba imbaraga. Imbaraga zigufasha guca muri ibyo bihurimo, cyangwa imbaraga nanone nyine zo gusenga. Yes, hanyuma rero reka dutangiye none ikiganiro cacu neza, kuko kora twasuhuzanyaga nk'abantu bari bamaze iminsi batabonana, ariko uyu munsi turasuhuzanyije. Reka mumaze tubazo dukiyane turangiza tujye mu ijambo ry'Imana. Jackie, buri wese agira urugendo mu nzaze zo guhamagarwa cyangwa se zo kwakira agakiza ke. Ni cyo kintu cyaguteye imbarutso yo kuba wakwemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza? Ni cyo kintu cyabaye imbarutso? Navuga ko nsa nkaho najya kumenya ubwenge nasanze nkorera Imana. Koshika mikrofone neza. Yego. Navuga ko njya kumenya ubwenge ngiye nasanze nkorera Imana. Ntabwo byansabye urugendo rurerure nk'uko umuntu ava hamwe akajya ahandi. Kuko nko mu myaka 12 navuga ko aribwo nagiye mu mazi menshi. Myaka 12? Yego. Ubwo winjiye muri Yorodani ugiye kubatizwa? Yego. Ubaye umwadeperi?
oya ntabwo nabatirijwe muri ADPR. Wageze nyuma ngo ujya muri ADPR. Yego. Mbese ubwo we ntago wavuga ngo ni iki ngiki cyanteye cyabaye imparutse kugira ngo njye ahangaha ubwo wisanze usanga nasanze mbese ari ibyamama wanjye ni nk'umurage. Ngo tuvuge agakiza ufite warakonse mu magambo make hari igihe abandi bakubakora bagasanga niba abo ntibakijijwe bakishakira agakiza. Yego. Hanyuma ni ikihe kintu gisa nk'aho cyakugoye mu gukizwa kwawe kugeza uyu munsi? Ntacyo. Ukavuga ati iki ngiki cyarangoye mu gukizwa kwanjye. Ubundi urugendo naba gukizwa cyangwa gusenga ni urugendo nk'izindi zose. Yego umuntu ahura n'ibimugusha, ahura n'intambara cyane cyane iyo uhuye n'intambara zo mu itorero cyaba kagombye kugukomeza bagatuma unanirwa biba ikibazo. Ariko nanone hamwe na Kristo byose turakomeza urugendo, ntabwo byangoye cyane jewe. Hanyuma Jackie, reka tujye ku mpano yawe y'ubuhanuzi. Uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi ndetse wahanuwe n'abantu benshi bitangaza birakoreka. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi naje kuganira nawe. Wahanuwe abantu benshi, amasezerano arasohora, wasenganye n'abantu benshi, indwara zirakira. Ku bantu bagiye bakurikira ibiganiro twagiye dukorana, Jackie, ni cyo kintu nyamukuru cyakwemeje koko kuri umukozi w'Imana? Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko umuhanuzi yemerwa ruko ibyahano bisohoye. Yego. Rero ab'Imana ginshishamo ibyabo bamwe bagenda gutera kuraje. Buntu busanzwe uzi ko ari Imana iri muri bo. Usanzwe uzi ko ari Imana igukoresha. Rero niba ivuganye nawe ibintu kizagira runaka ibi kabikora, uyu ibi kabikora, ibidashoboka ukabona birashobotse, indwara zidakira ukabona zirakize, ukabona wari warabuze amahoro arayagize, bikwizeza nyine bigutera kuraje yo gukomeza urugendo. Ugakomeza urugendo ugahatana. Hari ikintu kirimo cyakuvunya Imana igwaye impano izo ngizo zidasanzwe z'abantu zitagirwa n'abantu ba buri wese, dore nkanjye ntazo mfite. Buri muntu wese ntagazigira. Yego. Hari ikintu cyaba cyakubaye imbogamizi cyangwa se cyakubangamiye Imana imaze kuguheza izo mpano? Ntabwo byambongamiye cyane. Ubundi byakuvuna n'ukuvuze ibyawe. Naho kuko nzi ko ari ibyayo mba mvuze. Ariko guhabwa impano z'ubuhanuzi habamo imijugujugu myinshi. Imijugujugu ibamo, hari abakwitanga umutubuzi, abandi bikini noneho nguwo abikwize ntimurahura, ntabwo akuzi, ntiwigeze namutuburira umugani. Ugasanga niyo mijugujugu. Ariko iyo ari Imana igukoresha iguha n'imbaraga zo kubicamo. Hanyuma Jackie, hari ikindi kintu nkunda kubaza abantu, ni cyo kintu kigukomeza imbaraga zo kumva nawe utewe ishema no kuba umukozi w'Imana, kigushimisha muri byo ku Imana yaguhaye impano nk'izo zitabonwa na buri wese, nkanjye ntazo mfite. Ariko hari ikintu kivuga ati Imana warakoze iki ngiki ndakigushima ko wakoze ibintu. Hari umama dusengana yaravuze ngo niyo iyo Mana bavuga niyo yaba nayo. Ariko irahari, ariko nyine ni urugero yaratanze. Arabangu hari ibyo nazicuza kuba n'ubundi narakoreye Satani cyane aragiye hanze. Twebwe nk'ibyagutera imbaraga cyangwa ibituma umuntu yumva ameze neza ari proud yabyo, nuko n'ubundi ntacyo bitwaye. Gusenga gukizwa ntacyo bitwaye pe. Ahantu tuhakuhara amahoro kimwe. Ikindi burya abantu basenga bahorana ibyiringiro, dufite ibyiringiro kandi nanone turabizi bitanga amahoro. Gusenga bitanga amahoro, naho atari urayashaka ukayabona kuko wasenze. Yego. Jackie, hari igihe wigeze kugeramo kumva urakarariye Imana? Kumva Imana kurayirakarara ukavuga ati koko Mana ni wowe nkorera? Hari igihe ugera wampaye amasezerano. Hari umuntu, hari igihe ujya mu gikombe cy'ishidikanya Mana. Kino kibazo uze kukinsubiza neza. Impamvu ngikubajije, hari abantu byinshi. Ndakivugaho byinshi ariko kinsubize neza. Hari abantu baba badukurikiye baba bibaza ati ese Mana bahawe amasezerano yatinze gusohora, bakibaza ese Mana niwe wavuganye nanjye, wavuze muzandinda kuko ni wowe? Ubundi reka mbabwire, iyo Imana ifite gahunda yo kuzakugirira neza cyangwa yaravuganye nawe ngo nzakora ibi, ube witeguye. Ntabwo biza gutyo. Oya, ntabwo iby'Imana biza, ibyayo navuga ko biva mu cyuya. Nk'uko yabwiye Adamu hari ngo
icyuya cyawe nicyo kizava mu mutsima. Navuga ngo iby'Imana amasezerano wirinda kuzana imibare, ukirinda kuzanamo ibyandarambiwe ubundi gukorera Imana kugira bizabe byiza. Bivuze ngo wabikora utabikora turahari, twamaramaje kuza gukorera. Naho kuvuga ngo umuntu arashidikanya ngo akayirakarira, yego bibaho. Bo ntago byigeze ndashaka kumenya niba byarigeze kubaho. Nanjye byambayeho. Hari igihe wibaza ukavuga se Mana ibi bintu ndi gucamo nabyo wari ubizi basi, nibi cyabikaye gucaho itarigeze bikubwira kandi atari uko waguye warakomeje kubana nayo, ariko atari uko urumva, atari uko waguye ngo basi yabuze ayivuganira nawe ukibaza basi n'iki kintu wari uzi ko kiraba. Aho ngaho igisubizo gihari ngo igihe kimwe Yesu ngo bikomeye ngo araho yageze ngo abona hari n'icuraburindi ry'ubuzima, ari bwo yari afite misiyo yo gucungura umuntu. Ngabwira se aramubwira ngo data wabishaka iki gikombe wakindenza. Ahari Isa ahita amubwira ako kanya ati mwana wanjye mbigukuyeho cyangwa mbigize ute. Yesu yari hari ntago mbizi, ahari menya ari no kwisubiraho byo kujya ku musaraba akabivamo. Ariko ikintu ngo Imana yakoze yo yakinze ijuru ngitumva gutaka ku mwana wayo, ngirakinga ariko yohereza marayika umukomeza umusubiza mu imbaraga. Rero nagiye kure y'ibyo ngibyo, hari igihe bibaza ngo ni wowe twavuganye, ni wowe twavuganye, ni wowe wavuganye nanjye. Cyakora ari igihe ugera mu gikombe cyangwa mu gicuku ku buryo n'ukubonye wese akavuga ati uyu muntu ni Imana avuganye nawe cyayarabeshye. Rero iyo utinze mu kibazo ahanini nkaho bagira ni ibyaha, ariko ntago umuntu wese agira gushidikanya, ariko nibikuyeho nanone ko ari Imana ishobora byose. Iyo ifite icyo ishaka irakureka, ishaka kukureka by'akanya gatoya atari uko yakuretse ugashidikanya ukibaza. Ngo Abisirayeli niyo babazaga Mose ngo akamaza ngo Mose we ngo niba wari ubizi ngo dore turapfuye ngo dore Farawo araje, ariko yarambika inkoni mu mazi bamaze kubona inzira. Bamwe bahise baba ngo twari tubizi, nanjye narabirose. Uko abantu tumeze urasi uri mu butayu, umuntu uri mu kibazo ntabwo bibura. Ikintu nabonye ku bantu, iyo ukize uba umunyabwenge, wakena ukaba umuswa wataye umutwe. Ubundi nta mukene n'ubundi umunyabwenge. Ese kubera ko nta mukene w'umunyabwenge? Iyo akiri yaba afite ibitekerezo bizima, ariko ababwira ntabwo babyumva kuko akennye, urumva. Ariko iyo akiza niyo yaba ari ikigoryi, nagikira kikigoryi kibaho. Amafaranga atuma aba umuhanga akaba umunyabwenge, nta mukene ubundi ugira ijambo. Nanjye niho mpamvu mfite ikibazo, kubera ko umukene bavuga ngo nta bwenge agira, buri kamwe kose akoze bakavuga ati nta bwenge yashyize. Nyine babona yarataye umutwe. None iyo uri umukene usengaho babona wararindagiye. Noneho ikintu kigora umuntu byahiriye, umuntu wahiriwe n'ubuzima agira abandi nta bwenge bagira, naka abantu baba bataragize. Umuntu wakoze bigakunda agira abandi ntibazi gukora, barabizi. Hari igihe ukora bikanga, gusa ubwenge bwawe buzagaragara nanone nyuma, nyine bazaba hanyuma Jackie, uyu muntu uri kwibaza ati Mana koko niwo twavuganye, niwo twasenganye, niwo wambwiye cyagiye turi ku musozi hariya, niwo cyagiye nihere ndi mu bihe by'iminsi 7 na n'ubu ndacyari mu butayu, koko Mana umuntu uri kwibaza ati se koko ni Imana yamuvugishije, nicyo kintu muri akanya akwiye gukora. Ejo hari umumama wamamagaye arambaza ati se wabonye ubukanda, ntabwo nkwibuka. Aranyibwira arambwira ati nigeze kuza gusenga maze imyaka 8. Ati ntabwo warunzi, nanjye ntabwo nari nkuzi n'ubwa mbere, ariko nari nyimaze na rubyaro ngira, mfata uruhinja urarumekesha, urambwira ngo n'ubwa nyuma. Ati ariko hashize umwaka uwo mwana naramubona ngo kandi niwo muhanuzi wa mbere na nyuma wongeye kumanurira kuva icyo gihe navyo wawe, nta nundi bano songe kugira iryo yereko ngo nshaka nimero ngo nguhamagare ndakubura. Ariko ejo bundi narabyaye. Icyatumye rero nibaza ati narabuze ibyiringiro, ati muri bya bihe
nabonaga bidashoboka, nari nzi ko byanarangiye, Imana narangije kwibwira ngo nta rubanza dufitanye nutanabikora nta kibazo. Urabyumva? Ariko nawe yongeye kuva ko Imana ishoboye byose, ari uko yahetse, ari uko abyaye, yabyibutse ko ishoboye, ari uko agahinda gashize, ari uko ibyo yavuze bigize utabisohoye. Umuntu rero uri kudukurikirana ufite icyo kibazo, reka ngo uhumurize mwene data. Iyo Imana igiye gukora, Satani nawe aragusaba. Ntabwo Imana ipfa kuguha gutyo gusa. Kandi Satani we ikintu kimuzana, azana amajwi akubwira ngo nibizemera, Imana yarakubeshye, cyangwa nta nzira, nta cyerekezo cyabyo, byaca he. Ariko kimwe cyo nakubwira, ntabwo Imana yivuguruza. Komeza ushikame, wizere, unasenge, Imana izabisohoza. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Jackie, iyo wowe yumvise kwizera gufata gute? Kwizera ni ukwizera ko ibitariho ko bizabaho, ibitagaragara ko bizaza. Ubundi mu kwizera ni nka kuno gusenga. Ubundi ukwizera umuntu wese navuga ko agufite. Umuntu wese umurikiranye arasenga. Iyo usenze ubuzi ko bijyahe. Iyo usenze kusenga uri wenyine, ubuzi ko ari urabyumva. Niwizera ko se ko byumviswe, uhita unavuga ngo ndagushimiye ko byumvise kandi kuzabikora. Amen. Nubyizeye, kwizera ni uko nguko, no kwizera bigaragara. Kwizera dusengera mu bintu bitagaragara, ariko bikazakora ibigaragara. Kwizera dusengera mu bintu bitumva, ariko bikazazana ibyumva. Urabyumva? Kwizera ni kwa kundi uvuga ngo ndagushimiye ko byumvise kandi ubikoze. Amen. Ko niko ufata kwizera wowe? Ni ukwizera udashidikanya ko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana ari ukuri kandi bizasohora. Kwizera ni uguhamya neza ko icyo ushingiyeho nyine ari ukuri. Icyo wizeye nicyo, nta cyagisimbura. Igihe ubukene ntibwasimbura uko kwizera kwawe. None isi Imana hari ubwo twayibonye n'amaso yacu, gusa twizeye ko tuzayibona. Abantu benshi ibyo byiringiro tugeze turabifite. Yego. Urabyumva? Rero uko kwizera nta kundi gutuma tumenya ko tuzayibona, nuko kwizera. Kutwizeza ko ejo uzarya kandi nabyo. Niko kukwizeza ko ibyo bagwanuriye bizasohora. Bagwanuriye imodoka, uyu munsi nta n'ibiryo ufite. Bagwanuriye inzu, uyu munsi wabuze nawe kwishura inzu 15, ariko wizeye ko uzagira ibyondo byawe. Uko niko kwizera. Kwizera ni kwa kundi utwita amezi 9 ukajya kugurira imyenda umwana utarabona. Kandi koko abenshi niko ukajya ni nako bigenda. Kuhera ku meza 4 cyangwa 3 ukajya kugurira umwana imyenda utarabona. Ntuzi nibizabamo, ntuzi nibizavamo, ntuzi nibazapfa, gusa wizeye ko uzabyara. Uko niko kwizera. ngo nuko nkumva kwizera. Bikarangira n'imyenda waguze ugasangira mukwiye. Ukagereranya n'uzabyara. Kwizera no kwizera ikintu kitariho, ariko ukezera ko kizabaho. Kiza k'icyo kintu kiba kizahaba. Hanyuma rero tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana hamwe na Jackie. Gusa Jackie, nge nari ngukumbuye uburyo uvugamo ijambo ry'Imana. Wumve ko nari ngukumbuye Jackie. Nanjye nari mbakumbuye. Nari ngukumbuye. Gusa hari amagambo amwe ntazibagirwa. Ni ijambo rimwe wigeze kuvuga ati ubuzima bwose urimo hari undi ubyifuza. Ubuzima urimo hari undi ukeneye kuza kububamo, nubwo nawe uba urimo utakeneye kububamo, ariko hari undi ushaka kuza kububamo. Ubuzima bwose no gushima. Hanyuma rero uyu Jackie ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa. Izindi mpano zose Imana imwemera zikoresha neza. Ntago ari umuntu twagarukaho byinshi kuko yasenganye n'abantu benshi. Asiga muri ADPR. Reka twumve ijambo ry'Imana dutegure. Jackie, utwihanganire, ntago dufite igihe kinini, dufite nk'iminota 5, hagati y'5 n'10. Ari ikibazo? Oya, nta kibazo. Ntago ndabutindira. Urayikoresha neza nk'umujene, sibyo? Hanyuma ni karibu. Kadusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 24. Ntabwo ndavuga byinshi, gusa turasoma titira avuga ngo Basaduraka bajugunwa mu itanura nibashya. Basaduraka bajugunwa mu itanura nibashya. 24. Uwo mwanya
umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshye? Baramusubiza ati ni koko nyagasani. Arababwira ati ndore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Rero Imana yabwa icyubahiro. Uyu Saduraka na Meshaki na Abedenego ntabwo ndavuga byinshi nkuko nabibabwiye, ni abagabo babanye n'Imana, babana n'Imana mu gihugu cy'iwabo, banabana n'Imana mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ishimwe. Uyu Saduraka na Meshaki na Abedenego bahamije Imana ku rwego ruteye ubwoba, aho bemeye guhara n'ubuzima, bahara amagara yabo kubwo guhamya Kristo. Haleluya. Uyu Saduraka na Meshaki na Abedenego bari i Babuloni, bari bafite ibyubahiro, bafite akazi, bafite ibyo bashinzwe, ariko nanone Nebukadinezari abwira abagabo, arababwira ati mu gihugu cyanjye uyu munsi ngiye kubaza igishushanyo, hari igishushanyo cy'izahabu nabaje uyu munsi, nicyo gihe cyo kugira ngo umuntu wese uri muri iki gihugu akiramye, acyubararire, agisenge. Amen. Ariko aba bantu nubwo babikoze gutya, navuga ko bari bashaka guha Nebukadinezari icyubahiro, ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego hari indahiro bari bariyemeje mu mutima, cyangwa hari intego bari bafite muri bo. Bari bafite gahunda yo kuzahamya Imana bariye, bari bafite gahunda yo kuzahamya Imana bashonje, bari bafite gahunda yo guhamya Imana bameze neza, bakunzwe n'imiryango, banafite gahunda yo kuzahamya Imana bananzwe n'iyo miryango, igihugu kibakeneye batanabakeneye, bo bari bafite intego zo guhamya Imana bitewe n'uko iyo Mana yagize, bari barabonye iyo Mana. Amen. None Nebukadinezari karababwira ngo mu gihugu cyanjye utazubararira iki gishushanyo nibacana itanura ry'umuriro bazamushugunyamo, utazabikora uwo ari we wese, yaba uwanjye, yaba ari uwo nabyaye, yaba ari umuturanyi, yaba ari umufamiliye, yaba ari n'umwe mwaba bayobozi, bazamuta mu itanura ry'umuriro. Ariko aba bagabo hari icyo bari barabitse kitanyeganyezwa. Amen. Noneho byageze nyuma, ikintu cyiza bakoze ngo bavugije amakondera, bavuza imyirongi, ngo abari aho bose barubarara, ngo ariko bategereza Saduraka na Meshaki na Abedenego. Umwe akubise amaso hirya ngasanga baracyahagaze, nta n'umwe wigeze unyeganyega, nta n'umwe wigeze ubarara hasi. Ngo ariko byageze nyuma, ikintu kirimo cyari gikomeye bakoze, ngo uyu mugabo arabegera, arababaza ngo mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego kudakorera Imana zanjye ahari nimwe mwabyitumye, cyangwa hari izindi mbaraga, hari ibindi bintu biri kuboshya, ngo mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye akomeye ni iyihe? Amen. Haleluya. Ngo maze Saduraka na Meshaki na Abedenego baramubwira ngo nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo nyagasani, nta mpamvu n'imwe dufite yo kugusubiza iryo jambo. Ariko byageze nyuma ngo abaha amahirwe ya kabiri, arababwira ngo ahari birashoboka ko mutumvise neza, mbahaye andi mahirwe. Noneho nimwumva amakondera, imyirongi, nimukumva amabubura bakubise hasi, namwe mwubarare. Ngo byarongeye ngo basanga Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo niko bakimeze, baracyahagaze. Ngo ikintu cyakurikiye ngo yabwiye abagabo bati nimugende mubohe bariya abagabo mubajugunye mu itanura ry'umuriro. Noneho ngo bigeze nyuma ngo barabafata, ngo barababoha. Ngo bakigera ku itanura ry'umuriro, amaboko y'Imana atangiye kugaragara, cyabitangiye gukora. Ngo abababoshye, abari babafashe, ngo ibirimi by'umuriro birabafata bibakubita hasi, ako kanya barapfa. Ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo bagwa mu itanura ry'umuriro. Ngo ariko bagezemo hari Imana basanzemo. Haleluya. Imana yabanye nabo, bacocorana, banga kubarara, irabareka. Nta n'umwe wari warigeze arota ngo wenda ngo Imana yamubwira ati mwihagarareho ndaba ndi kumwe namwe, reka. Bo barakomeje barahamya. None ngo bageze mu itanura ry'umuriro, ngo ikintu cyakurikiye
ngo Nebukadinezari ngabwira abagabo bati nimugende mwenyegeza. Ngo uwa mbere ajya kwenyegeza ngo ariko akireba mu muriro ngasanga abagabo baracyarimo barahagaze. Ayo ni amaboko y'Imana. Haleluya. Noneho ngo byageze nyuma aba bagabo wowe unyumvise nawe ukeneye kuba umugabo ugahamya Imana ukayihamya muri izo ntambara urimo. Yego nubwo bikomeye, nubwo uri mu gikombe cy'ishidikanya Imana ukabona bitagishobotse nta nzira naho byaca ntabwo bizakunda, nubwo amajwi yabaye menshi ngo byararangiye ku Mana ntibirarangira, haracyari igihamya cy'uko bitararangira nuko ukiriho uracyahumeka. Amen. Noneho ngo byageze nyuma ngabo bagabo babwira Nebukadinezari ati turabona mu muriro harimo abantu bane kandi uwa kane asa n'umwana w'Imana. Ngo Nebukadinezari nawe araza arareba ngagezemo amaze guhengeza ngo koko niko byagenze, ngabona aba bagabo barabohowe kandi babajugunya bari baboshye. Amen. Bari baboshye. Ariko bigeze nyuma ikintu cyiza Imana yakoze ngo bavuyemo. Nebukadinezari atanze itegeko ataba abagabo nimubakure mu itanura ry'umuriro, ngo babakuramo. Batubwiye ko bari bane ariko basohoka nanone hasohotse bangahe? Hasohotse batatu. Bivuze ngo uwa kane yasigaye mu muriro kuko yarazi ko nawe bazawukujugunyamo. Amen. Uwa kane nanone yarazi ko hari undi muriro nawe uzagusatira, aracyarimo. Niyo mpamvu urwara n'upfa, niyo mpamvu intambara ziba nyinshi ukazinyuramo, niyo mpamvu bikubwira ngo iyahure biza ariko ugakomeza ejo ukongera ukabaho, niyo mpamvu bikubwira ngo ntibizemera byararangiye, niyo mpamvu bizi amajwi akakongorera abarozi bagahaguruka ariko ikabana nawe. Hari yasigaye mu muriro, ntabwo intambara yayirangije uriya munsi gusa, yarizi ko ni yawe izayirwana. Ntabwo ayo madeni yananiye Imana. Ubwo burwayi buroroshye cyane, hari ibihamya icyakwereka ko ibyo ngibyo Imana yabikora. Hari ibyo yakoze utazi ko yabikora, hari ibyo yahinduye utazi ko byashoboka, bikwizeza ko nibyo ngibyo. Iryo tanura ry'umuriro wicayemo aka kanya naryo warivamo, tanura ry'uburwayi naryo warivamo, tanura ryo gukora bikanga naryo warivamo. Haleluya. Ngo bavuyemo ngako kanya Nebukadinezari ngatanga itegeko arahinduka. Hasi amategeko arahinduka, harasinyurwa. Harababwira ngo mu gihugu cyanjye utazasenga Imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego bazamujugunya mu itanura ry'umuriro. Turashaka ngo Imana ikore ibigaragara, bongere bizere ko ari Imana yavuganye natwe, bongere bizere ko ari Imana yavuganye nawe. Haleluya. Bivuze ngo nibyo ngibyo biroroshye. Iyo ndwara iroroshye, ayo madeni aroroshye, cyo gicuka ayo marira bwo burushye buroroshye, nta kidashoboye bwo bugomba buroroshye. Nari mbazana ijambo ry'Imana riva ngo biracyashoboka ku Mana, biracyashoboka, inzira ziracyahari. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, ntabwo ndatinda, tugiye gusengera. Ujye kwitekerezaho urebe iryo tanura ry'umuriro wicayemo. Tanura ry'umuriro nava ngo ni intambara zitandukanye, ni ibibazo bitandukanye waba uri gucamo, nta marira waba atandukanye waba uri kurira, n'igisuzuguriro waba uhagazemo aka kanya. Ndagira ngo ubitekerezeho, ariko nanone usubize amaso inyuma. Tujye gusenga mu intego y'iri jambo riva ngo biracyashoboka. Iyo ashoboye bya bindi ukiga ukarangiza, n'ibyo ngibyo kuguha akazi biroroshye. Iyo ashoboye gutwita amezi ntabwo byayinanira. Tujye gusenga. Bitekerezeho wowe uri kutwumva. Mwami Yesu uranyumva, niyo navuga uhora utegeye ugutwi kwawe, kumva icyo usabwa n'umwana wawe. Mwami Yesu uranyumva. Reka dusenge Imana. Tugiye gusenga, bitekerezeho, wongere utekereze ku rukundo rw'Imana. Ku Mana biracyashoboka,
abo bapfumu ntibarusha Imana imbaraga, nubwo hari ibyo bakoze bikakugeraho ikemera, ntabwo ari uko yatsinzwe, ifite imbaraga zo kuza gukina finali, kongera ikabigira bishya. Tugiye gusenga, tugiye kuzamura icyifuzo cyawe. Nawe wananiriwe mu butayu ukavanga Imana yarakubeshye, umuntu yakubeshya ariko Imana ntabwo ibeshya. Nasomye ijambo ry'Imana ndavuga ngo ku bwanjye nzabikora, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha uwo ari we wese. Kuba yaravuganye nawe rero ntabwo ari yakubwiye ngo yakugishije inama kugira ivugane nawe, ntabwo mwagiranye ikiganiro kugira ivugane nawe, yabonye ari ngombwa kuvugana nawe, ivugana nawe. Kandi niba banaravangiwe ibyo birabareba, pfa kuba warizeye ko ari Imana yabivuze. Iyo yaravuze ngo izaza ibikore. Tugiye gusenga. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana nyir'ibihe, uri Imana nyir'imbaraga, uriho uzahoraho, izina ryawe nirihimbazwe Mana. Turi imbere yawe twumvise ijambo ryawe ryatanura ry'umuriro, dusobanukiwe ko warisigayemo, kuko wari uzi ko hari abandi bazagira amatanura menshi. Niyo mpamvu dusenze. Imana yabanye na Saduraka na Meshake na Abedenego, bagaca mu itanura ry'umuriro bakaribamo, abenyegeza bakenyegeza, ariko ukabana nabo. Ntabwo amatanura y'uburwayi yakunanira. Niyo mpamvu dusenze aka kanya. Umuntu wese uri hano, umuntu wese uri kumva ijambo ryawe, hembura umutima we, ugira ibyo usenya, ugira ibyo uhindura, ugira ibyo urimbura. Wiyerekane, wiheshe icyubahiro, bimenyekane ko ari wowe Mana. Nk'uko yeretse Eliya ku musozi Karumeli, ukamusubiriza mu muriro, ako kanya ugatwika, ndetse abahanuzi ba Bali bagatangara, bakizera ko ari wowe Mana. Natwe hari icyo wakora. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, hari icyo wakora kuri we, hari ibyo wahindura. Byaburiye inzira wabiha inzira, byaburiye igisubizo wabiha igisubizo, byabonye bidashoboka uracyabishoboye. Tukwizeye nk'Imana ishoboye. Kora, tuzagushimira. Hari abahize imihigo myinshi mu butayu, ariko ubutayu bukomeza kuba burebure. Turasenze ngo ugire icyo ukora. Indwara zihagarare Mana, amadeni ahagarare Mana, ibibazo bihagarare, imanza zihagarare, abarozi baceceke, imbaraga zabo zihagarare. Ubikore, tuzagushima. Umuntu wese urumvira ijambo rimuhembure, rihembura umutima we, yongera akanguke, yizere ko bigishoboka. Ntabwo kuri wowe binaniranye. Ntabwo imyaka 40 yaba myinshi, imyaka 30 si myinshi, imyaka yose mu kigegezo si myinshi. Wabishatse n'aka kanya wakora. Wongera utegeke, tegeka abantu bawe, wongere bizere, wongere babone imbaraga zawe. Urakoze, turagushimiye, kandi turizeye kubyumvise, kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho, ariko yigeze kwa Irankuru ya Shadraka, Meshake na Abedenego. Nkuramo ikintu kimwe gusa, ijambo bavuze ati naho yadukiza cyangwa naho itadukiza, niturikuraho kubinyangamugayo. Ngeze ko ari ahantu bangiye, hari n'igihe abantu bavuga ati ngo yageze mu muriro ngira barokora. Oya, ngiye bari ahantu naho bapfa bari bafite intego yo gukomeza guhamya Imana. Niyo batavamo twari kuvuga ngo hari abagabo bapfuye bazira guhamya Imana, igendana nabo mpaka mu rupfu, iremera barapfa. Uyu munsi kiba turi abagabo bo kubihamya nanone. Bo bari bafite ishaka n'umwete, baravuga ngo twayibonye ikora byinshi, rero ibi naho itabikora nta kiratuma tutaba inyangamugayo mu maso y'Imana. Na jambo ndigezeho. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero turagushimiye, tugeze mu kanya keza abantu banakunda ari benshi. Abantu iyo tugeze muri aka kanya njya ntekereza rimwe ko bazagakunda kuruta ijambo, ariko nyaboneka mwabantu mwe ntimuzakunde kano kanya kuruta ijambo. Ku muntu uzasengana nawe, tugeze mu kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Hanyuma cyo hari abantu baba badukurikirana ari benshi, babifuza gusengana nawe mu bihe bitandukanye, nk'abantu bafite ibibazo, bafite ibyifuzo, ndetse no kuganira nabo, cyane cyane ko nahi n'umuntu mukuru twubaha wagize gutya. Yakuburaje kibura tuvugisha ko ufite imyaka ingahe? Oya, reka tubaza tukireke. Ariko ko biri kose uri mu ntambwe nziza. Uri mu ntambwe nziza. Hari benshi babibuze bafite imyaka myinshi kukuruta, bataragirirwa ayo mahirwe yo kuba bagira ute, bagira icyo bagaragaza mu rutoki rwabo, cyangwa se mu sezerano bagirana n'umuntu. Cyambere ni isezerano ngagirana n'umuntu.
yego. hanyuma rero waduha nimero yawe dusoza ikiganiro cacu. Nimero yanjye ni 078 78 nanone 20 488 ngeswe muri mwe 078 78 24 yego turagushimiye cyane. Abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo tube umuryango mugari.